Nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nyita Prince Robert Muhungu w'Imana n'Abanyarwanda. N'umuntu wese wumva uru rurimi. Imana amahoro niguhe umugisha kandi ikomeze kurinde aho uherereye hose. Abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, mwese uburinzi bw'Imana y'amahoro bube ku buzima bwanyu. Je mu kiganiro ni ikiganiro cyitwa Gospel Talk. Nago ndi nyine ngiye kugikorana na Janet ku murongo wa telefone nk'ibisanzwe. Turi kwinginga Imana ngo izaducira inzira duhure dukore amaso ku maso kandi Imana izabikora nibishima igihe cyabyo cyageze. Ariko uyu munsi tugiye kuganira, ndakurarikira rero kubana natwe muri iki kiganiro. Uraza kungukiramo byinshi bigiye bitandukanye kandi ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe turabikeneye nabyo. Muri commentaire yawe utwandikira mu nyunganizi zawe nyinshi zigiye zitandukanye. Imana amahoro igumugisha rero, reka mwakire hanyuma tuganire. Umuntu yagira umuntu w'umukene ubamo kubera icyo ahubwo bakene twebwe n'utwo twari dufite batutwaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni muzi no ku mazi y'ubugingo, muze n'udafite ifeza nazi, kuki mufata ibyo kurya n'ibyo kunywa bitagira umumaro mukabigura amafaranga. Kuki batugurisha ibintu? Urumva haraza kubaho rero ikindi turakita iki niba Martin Luther yaravuze ati reka aba bantu baratubeshye sibyo. Haraza kubaho indi revolution. N'ubundi ikintu tugiye kwibaza gusa kuko idini nyine ryamaze kuba idini kandi rifite power n'iza politike, wenda ntabwo rizatsinda abanyetorero. Ariko munyetorero we nagira ngo mubwire ngo bora abantu barakubeshya, ni umva ujye ukora bizana ngo uzarimbuka. Ubundi abantu bamwe bazarimbuka ni abantu batera ubwami inkunga, ubwami butari ubwabo, mugafata amafaranga mugaca ku muhanda muri kujya gusenga abakene muturanye, abo mu miryango wanyu muturanye bakene babuze ibyo barya, abantu bafite agahinda, abantu bagize bati mwahiza bakajya gutera inkunga abantu bababeshyi n'abajura babeshya. Muzarimbuka namwe ubwanyu kuko muri mwe mubafasha kubaho mubiba amafaranga, ariko murebe ko bazakomeza kubaho. Nimwe mu bucukura indaki z'umwanzi. None ni mubiba amafaranga noneho bakoresha ayabo n'abashirana bazajya kuyashaka kwa basebuja Satani azayabaha. Ariko wishyira mu mafaranga yawe ujya mu rusengero ntuture ugenda ubeho ko hari ikibazo zayo. No, ahubwo yo ngaho wagatuye ugenda uyafashisha imfubyi, uyafashisha abapfakazi, ureba abakene muturanye, niba hari abantu babasuhuke bari iwanyu bahereze, hanyuma nurimbuka uzabimbaze. Ugasiga utwambuye muri quartier aho twakuguje ntabwo uratwishyura, ariko utanze ibihumbi ijana mu zengero n'ahandi hantu. Ni ukuri iri torero uburozi abantu bene torero niba wajya kujya no gutura ukumva urababaye. Twavuze ngo ikintu zigaragaza kuri mu itorero turi mu idini ni uko ibyo mu idini bikubangamira. Niba uri umuntu wabajwe n'amaturo wajya utura ukumva urufite akingononwa, rekeraho. Ubundi bw'ikimenyetso cya mbere gishobora kukuranga ko uri uwo mu itorero rya Kristo sibyo? Niba waraje mu idini ushakamo agakiza wageramo ukajya ubona ibintu byabo biri kukubangamira, ukabona nta kuri bifite, ukabona ni ikinyoma, ibyo bintu byakumenyesha uwo uriwe. Sohokamo igice cy'abazakubatiza n'abazakugusezeranya uri umutambyi uzabwikorere. Twarabivuze ngo n'ukunda umukobwa genda umubane, iby'imeta si ngombwa kandi nuyikenera uzagenda uyifate. Nako muri dote n'ubundi meta murazambikana, uzarangiriza utaho ujye mu rugo ntabwo uzarimbuka barakubeshya kabisa. Icya kabiri rero niba ukeneye kubatiza shaka amazi ubwo kuba ubivuzeho ushaka amazi ubatize ko ndetse n'uri umutambyi ndetse umutambyi icyo adakora ni iki suko. Reka dukomeze ariko utazabatiza uri umugore, reka tubanze dukomeze turaza naho kuhagera. Twagiye ku cya kabiri. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Niba umuntu atagira gukiranuka urwo mu idini, ariko niba ukiranuka uruki uro mu itorero. Hari abantu baje mu nyigisho z'ubuntu ngo wakiranutse ni Kristo, twe nta kintu tugomba gukora, tugomba kuba turi abantu bakameremere gusa, ku buryo n'ibyaha dukoze Yesu abizi ko turi abantu ahita bitubabarira. Reka nkubwire mugire umwete wo gukizwa umwete wo gukiranuka no kubana n'abantu bose amahoro. Bigerageze. Paul nawe yarabivuze rega, aravuga ati ariko ndabigerageza bikanga. Utare Paul agihamagarwa yaravuze ngo gerageza ko ari byiza ibi bikantangira imbere. Uwo ni umuntu ugihamagarwa. Bigerageze bigutanga imbere ubisabira imbabazi Imana izakubabarira izanagushoboza. Ariko Paul ari gutuza aravuga ngo noneho
meze nk'ibisuka ku gicaniro yari amaze kugera igihe atagerageza gukora ibyiza ngo bibe umutanga imbere ahubwo yageze mu gihe n'ikibi iyo kije kidashobora kumwataka yarageze mu gihe wa murimbyi yavuze ngo noneho ndi kumva nejejwe meze neza mu gihe ukiri kubona ukugambira gukora ibyiza yo gutanga imbere ririmba ya ndirimbo igira ati umwami Yesu naze arimbuye amuremo ya acure inkamba zose ni kumuririmbyi yaririmbye yego shaka uburyo ugerageza gukiranuka kuko Kristo niwe muntu ukiranuka bityo gerageza gusa nawe uzi ko Yesu igihe Petero yaramaze kugambanira Yesu mbere ko mugambanira nako Petero igeragiye kumwihakana uzi ko hari agakobwa kaboneka aravuga ngo uri n'abandi bo mu bigishwa ba Yesu Petero avuga ati reka da ntabwo uri umuntu muzi aravuga ati hoya nimvuga ari kuvuga ni umwe mu ba Yesu genda uzane umuvandimwe niwe mu rugo bavugaga bagahita bagaragaza ahantu babarizwa yego uzi ko umuntu yabumvaga gusa agavuga ati ni umwigishwa wa Yesu Pawulo yaravuze ngo nimugere mukenge mu cyanjye kuko rangira mu kiki cya Kristo gishingaho Pawulo yagishinze gishingaho Yesu yagishinze use nawe ugegeze gukiranuka ubwo rero babantu ujye ubona niba uzi gusenga ariko gusamanuka korohera niba uzi gusenga kubeshereka korohera niba uzi gusenga kwiyobeka korohera niba uzi gusenga urwango rukaza muri wowe uracyari mu idini ariko rero ndaguhumuriza niba uri mu itorero rya Kristo ukabona icyaha cyaje ariko ugikoze utabishaka robo hari abantu bakora icyaha bakigambiriye n'abakigwamo batabishakaga hari n'abo Pawulo yigeze kuvuga ngo bafite ibyaha bibizingiraho ariko bakaba bafite inyota n'inzara yo kubireka yego basenga umwuka wera bibakize ibyo byo bizakemuka ibyo byo Pawulo aravuze ngo nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga zawe fata aho kugira ngo ufate amasengesho yo gusengera ibitenge n'amazu fata amasengesho yo kuvuga ngo mana ko numva nshaka kureka kubeshya ariko nkababonye mbona murambeshya ko numva nshaka kureka kwiba nkajya mbona mbikora ko numva nshaka kureka ubusambanyi byagiye Imana izo mbaraga izaziguha none biratubwira ngo mugire muti ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikigira igituza ubudize impamvu biravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bikomoka niyo mpamvu gukiranuka kuzajya ku gituza kuko ku gituza niho habamo umutima umutima wawe uzawurinda icyuma gikingiye kuko ngo icyuma nka antibari ntabwo imyambi y'umubi izinjira mu mutima wawe ahubwo kubera ko hari icyuma izaza ikoresha reflexion isubire inyuma ni ukuvuga ngo umuntu uri mu itorero azashyira uburyo gukiranuka kwa Kristo kera twajyaga tuvuga tuti ijisho ry'Imana rizakureba kandi Bibiliya ivuga ngo ijisho ry'Imana rikubakiranutse nujya kwiba no tuvuga ati ko hari ikintu kiri kundeba ariko atabyajisho by'abiriminati oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose kuko Satani yiga iby'Imana yavuze Satani yagerageje kubikora kugira ngo nabo ibyinshi ntabwo ari turi kuvuga ahubwo bimenye ngo ahantu hose reka tujye kugana ijisho basi nubwo muri biya byanditse reka tuvuge ngo Imana kuko ari umwuka iri ahantu hose iri kumwe nawe igutuyemo ibyo uri gukora kandi iyo ugiye gukora icyaha mwuka wera arigendera ugasigara ugikora wenyine ariko Imana ikababara menya ngo ibintu nkoze hari dukura abantu bacye kuri telefone ngo ngeze ngiremera kandi uri kubeshya ngo ngeze hanze hazaba n'ababeshya n'abakunda kubikora reka dukomeze yego mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza sibyo inkweto zamarwa kuki ku birenge ugiye mu muhanda utambaye inkweto ibintu byinshi byakujomba yego ariko wambaye inkweto ikomeye ubutumwa bwiza ni inkweto ikomeye roba ni inkweto idashobora gutoborwa n'amabuye ni inkweto idashobora gushongeshwa n'izuba ni inkweto idashobora kunyerera ni inkweto idashobora kujombwa n'ikize babyita gute amahwa hagiye mata kuvuga ibintu kubera gukoresha indimi z'abanyamahanga ndi mu ishuri rero cyangwa se hari igice mbona bikoze nko mutegeza kugeza mu Rwanda kandi nashaka ko abantu bumva ngo abantu ndavuga ngo abantu ngo mukore bizana mwarize ngo muriyemera amahwa nabibonye yego niyo byaba ari ihwa ry'umushubi niyo byaba ari ibikiroba buriya impamvu inkweto z'abantu zatobotse ni uko wambaye inkweto zitari ubutumwa bwiza Yesu ngo yambaye inkweto imwe siko bavuga niba biri muri Bibiliya niba birahanditse izanura bikura ariko ngo yambaye inkweto imwe Abisiraheli bambaye inkweto imwe n'ikanzu imwe n'ibyo bacikiraho yego byarabaye mu buryo bw'umubiri barabibona ariko no mu buryo bw'umwuka roba n'ubundi twambara inkweto imwe ni ubutumwa bwiza umenya kuva Imana ikubyaje ijambo ryayo no kugeza uzapfa n'upfa ni ubutumwa bwiza bwonyine uzaba uri kuvuga niyo mpamvu twambara inkweto imwe kandi iyi nkweto ntabwo inyerera igice cyo kubona umuntu yaguye kuko n'umuntu abona inkweto yambaye
muri ubutumwa bwiza yambara indi ishaka kujya muri bwa butumwa bwa prosperity gospel cyangwa se bwa butumwa bwo kwisobanura ibitangaza no kuzabaho neza ishaka kwambara inkweto y'ubupolitisiye ishaka kwambara inkweto y'ibindi bintu byose byo hanze bizatuma unyura muri iyi mihanda bizagenda gute uzagwa yego ubwo rero umuntu uri mu itorero aryoherwa no kwambara inkweto yitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro buteguza ubwami bwa Kristo bishyireho neza. ubutumwa ni ikintu mesaje ubundi ntabwo ushobora kubaho uri umuntu uri mu itorero hari umuntu ugize kumbwira ngo ndashyanuka ngo narisumbukuruje ngo nkavuga ngo ntase n'umuntu nkaho ukanigisha muri Bibiliya nyine umuntu aranuka ngo ndashyanuka ndababara nshaka no kumara n'igihe namaze nk'ukwezi nakora ibiganiro ndabakoze kuko sinabashyanuka ariko Mutemana arambwira ngo nagushyere ko n'igihe wabahamagaye amajanja mu twese dufite ngo ni muzikane guhamagarwa kwanyu umuntu uri mu itorero ahora ashyugumva no kugira ngo bene se cyangwa bene nabo batazarimbuka akajyana ubutumwa bwiza ubwe akabyibwira akareba ko ubwe ari mu butumwa bwiza koko akareba ko asa na Kristo cyangwa ari kugeza gusa nawe yarangiza ibyo byiza afite ntabyihererane akiva kuko uruhande hari abarushye n'abaremerewe hari abantu bagiye kwicwa n'ibyaha hari abantu bari kurimburwa n'ibyaha hari abantu bafite agahinda bagiye kujya kwa makuza ntabashe kubyihererana akavuga ati yemwe mugiye kurimbuka agakwirakwiza ubwo butumwa bwiza kandi nizo nkweto yambaye ntabwo yabasha kugira atazize gute atazambaye amen hanyuma uwo muntu ngo ni ubutumwa bwiza ngo bw'amahoro ubiteguriza uko wahoze ubivuga ntabwo agira ubutumwa bw'ibyago ntabwo agira ubutumwa bw'ibindi bintu ni ubw'amahoro gusa kandi ntabwo ushobora kugira amahoro biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. amen dukomeze dukozana bigatinda kandi ikigeretse kuri byose umutwe kandi ikigeretse kuri byose mutware ikigeretse kuri byose bivuga ngo nicyo gifite imbaraga kwizera nk'ingabo ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yafite umuriro ni ukuvuga ngo ugomba kwizera ugufite ko no mu kuboko ingabo so izi nka Kinyarwanda bajya bagira ingabo imeze nk'icyuma nayo bari kurwana bafite mu kundi kuboko ni ukuvuga ngo ni antibare hubwo hari antibare mu gatuza bambara imbere mu myenda ngira ngo bagiye babibona mu mafilime ni antibare y'iki yo mu kuboko yindi utwara imeze nk'ikirahuri iri abapolisi baba bafite imeze nk'ikirahuri oya kube uko isi igenda idevelopa reka tubwire n'abajene iyo dukora ikiganiro barimo n'abajene ni high-end drone yego ni ukuvuga ngo amasasu naza cyangwa se umwambi w'umubi Robert bavuga ati Robert ibiganiro uri gukora no kubera ishyari umwambi nuza ntabwo uzinjira muri ngo turabizi ko nikomereza nkakomeza komise nko kuri YouTube nibambwira bati rwose urashyanuka ntabwo bizigira bingiraho ngo yagize ko ikiganiro aravuga ariko ngiye abantu batubwira ngo dufite ishyari ngo ry'umushumba ngo ntabwo twinjiza nyine aravuga ngo yinjiza amafaranga menshi ngo dufite uko tubayeho ngo ntabwo dusabiriza ngo dufite akazi ngo tubyuka ibicuku ngo dutunze imiryango yacu ngo ntabwo rwose ntabwo tubafitiye ishyari noneho umutima natira dogafite uko Bosco n'ubundi ari umukiri ariko hari n'ubu ubutumwa bwiza batanafite si uko se kuko ubutumwa bwiza ubutunzi bwacu ntabwo bujyana n'amafaranga ntabwo bujyana n'amazu n'ibiki hari no kubwira ubutumwa yambaye igitenge wamutije kubera iki kubera ko Namani yagirije ubutumwa bwiza bwo bazakira ibibembe n'umukozi wo mu rugo ubwo se Namani yavuga ati ufitiye ishyari urashaka kumera nkanya nta hantu ibyo bintu bihura ngo dusa nk'abakene ariko dutungishije benshi ndaza kwageraho ahantu ndi buze kugaragaza ukuntu muri kutugaragura ukuntu muri kwivugisha amatama abiri ukuntu muri kugira gute impamvu ibintu by'imisoro bataza ngo bakubite n'ubwo bizaza n'ibigire bize n'ubundi mwaratumaze ubu munsi bataratangira kubarega kutwambura n'ubushukanyi bugira ngo ibyaha bya pasiteri abantu muri bamusambanya ngo bijye kwa rubanda ni itorero riri kubasabira ni wa muntu mwite uvuga ati umushumba wanjye utaramenya ko atari umushumba we ati reka musabire Imana imurinde ariya masengesho y'abariya abantu yatumye mutekerwaho n'ibyaha wivuga uziga reka ngewe mbivugire ku mugaragaro sibyo mwabashumba mwe benshi bagiye batandukanye gukorera satani ni urupfu kutamukorera ni ukukurwanya iri torero muri kugaragura mutesha umutwe mukarikubita hasi no hejuru rikumva uyu munsi bamwe muri mwe muracyari kumwe nabo umunsi babahunze bakabavamo muraje mubone ko n'amahoro mwari mufite abavaho niba ari ikiganiro cya kabiri niba ari ahandi bivuge naza gukwereka uburyo ubwoko bw'Imana bwagiye
dukoresheje igitabo cyo muri Egiputa ariko gusa tugikora mu kiganiro Yosefu uburyo yagiyemo akazana n'abenda bamukurikiye bakana n'abanyegiputa abanyegiputa bagahirwa bakubaka amazu bakoresha ubucakara igihe kikaza kugera Yosefu akaza gupfa ariko yamara gupfa ubwoko bw'Imana kajya gutembuka haguma bakabakoresha uburetwa bamara kubakoresha uburetwa igihe kikagera ubwoko bw'Imana Imana ikabukura hahandi muri Egiputa byababayeho abantu bapfuye bamenye ibyo bintu bizaba umunsi itorero ry'Imana rizashira muri aya madini yabo ngizoze kuza kubivugaho Imana ishoboye ni ukuvuga ngo niba uzi ko ibintu biza bikaguhungabanya imyambi bikakugeraho ntabwo uri mu itorero kuko udafite iki kwizera ni iki se hari amagambo avuga kwizera yari muri Bibiliya niko kutwemeza niko kudushoboza ko ibyo tubonesha amaso biriho kandi bishoboka ibintu tubona ko bidashoboka roba kuvuga ati mbyaye abana batanu nabyo kubatunga mfite rero ababyeyi sindi ubice ubu nzabatunga gute uko kwizera ufite kuzabatunga nawe kujyana mu buraya nawe kujyana kujya guteka umutwe uzizera Imana ifite uburyo ifite ukuntu izabigize nanjye ntabwo mbizi igikoresha abantu kandi turabahamya bacu roba nta kuntu Imana yize guheza nk'amafaranga utazahana vuye ikoresha umuntu utanaziranye kandi utamusabirije rimwe se kabiri se gatatu se buri munsi ahubwo bikora buri munsi hari n'igihe n'umuntu yagwa abatabishaka muri bwa buryo bw'ikiyoni ikiyoni kigajyana inyama kandi cyayishakaga hari Imana ifite ubuntu igikora kuki cyo numva nize roba yamubwiye nzajya mu ijuru pe kandi ntabwo bize ko hari ibyaha bijya binze bikanzaho nanjye ngo nyiri kurwana byo nubwo ati ibintu ntashaka gutera umugeri mwongera nkasanga nagiguze ariko nzajya mu ijuru no mutwabanye murabibwira n'abandi bantu ndabizi ko nzajya mu ijuru hari umuntu yize kumbwira ariko ngo jade ngo uzitone ngo ujye uvuga ngo we ruye mutazajya gute mutazagwa ndabati ntabwo nzagwa roba ntabwo nzagwa urumva niratakaza kwizera byagenze gute se ko neza Imana agiye idukura ahantu reka nkubwire byari bikomeye ko nawe undi muntu ari kuhadukura yadukoreye ibintu twagiye tubona idukura mu byaha byari bikomeye abantu ejo n'ubundi numvise ikiganiro cy'umwana w'umusore kuri radiyo Rwanda sinzi radiyo ya muhostinze ndi mu modoka avuga uburyo ngo kugira ngo abashe gukira ububata bw'inzoga bari bamutumiye ibaze kugira ngo afate umuntu ngo waretse ububata bw'inzoga kubera ngo rihabu ngo agiye muri habu ya Butare ngo yivuje umwaka n'amezi 3 amezi 4 n'igice ari mu bitaro adasohoka n'amezi 8 bari 9 ari hanze asubira kujya gufata imiti na kantaringi ariwe ngo atakaje amafaranga menshi cyane ngo kare ngo n'ubundi bwavuyeyo ngo ntabwo baramufata nk'umuntu muzima baramufata nk'umuntu wasaze ntabwo baramwake ntabwo bari steward yewe sinabaye buhamye yewe nigize kuma inzoga hari ibyumba ni ibintu byabaye abantu bose barabimenya bya mu bitaro kubera inzoga ba hospitalize nguko ndaramo umunsi umwe nibwo navuye nkizwa bukeye mu gitondo ndetse inzoga baravuga ati sinago bishoboka ntabwo umuntu wagize inzoga nk'izi akajya mu bitaro umunsi umwe ijoro rimwe yareka inzoga numva ziranutse kugeza ubwo ko nageze ku rugero bampa n'igaburo ryera ino divayi idasemewe uratwe bakoresha divayi ya nyayo ntabwo ibitembere ko nyine ni iya nyayo ikoze muri grapes mu mizabibu kurangiza igaburo ryera rikambangamira kumukara akantu gusa tumwikinuza mwumva nkareka kandi ngo kirazira ariko narayirete ntayinyweye ngo nyirangize kubera umuhumuro numva ijya kumera nk'uw'inzoga Imana irama guhurwa ndahurwa mu rw'ikintu cyitwa inzoga ndahurwa uri kubyumva kandi abandi bashora amafaranga navuze ni ikiganiro ku cyo tugitubiyemo umuntu waretse inzoga kubera Yesu Kristo ngo babwire imbaraga za Yesu Kristo zidafata amezi zidafata imyaka zifata umunsi cyangwa se ijoro rimwe zifata gufata icyemezo uwo munsi izo mbaraga zirahari roba zirashoboye kandi zijya gute zirakora ariko zikora mu ki mu itorero utazifite uri mu ki uri mu idini nuko ari mu rusengero uri hehe mu idini rero hamwe izo mbaraga zigira gute niba udashoboye kuba wazirindisha Yesu Kristo zijya gute zigukontorore uyu munsi umuntu ashobora kuba ageze hano muri iki kiganiro tugeze akavuga ati ko se abavandimwe ko bari kuvuga idini narivamo gute na donc ndarivamo bigende gute hari abazifitemo inshingano yarivamo ati turaza kwagira reka ntago ndatinda kuko kugeza ahantu hakomeye ariko gakiza kandi abantu benshi igituma tuba mu itorero ni agakiza ubundi utagafite wabamo gute ngo mwakire agakiza kababera ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana none se roba ubwo utambaye ingofero kandi uri
kare kandi ko iyo umuntu ari kurasa ashaka ahantu hari umutwe ni gute utapfa. None se wagize ngo impamvu Nowa n'umuryango we imvura itabagezeho uko bari mu nkuge, uko bari batwikiriye imvura ntiyagwaga. yego yaraguye abantu bose barapfa barashira kandi nabibagwaho, ariko ntabwo yabaguye ngo bagereho, ahubwo yaguye kuki ku nkugi. natwe tudafite umutwe wacu utaragakiza Yesu Kristo tutamufite ngo tumumenye, ni ukuri iriya mvura natwe yagira gute yaducogoza. yego kandi nabyo tuvuga ngo inkota yacu ni umwuka, nako ari ryo jambo ry'Imana. udafite ijambo ry'Imana ntabwo babasha guhanganira kuri iyi tere, kuko natwe iyo tubona abo mu idini bakora ni ukubera ijambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana turihere ku rupapuro rwameze ku rupapuro rwa nyuma, dushakemo Kristo n'ukuri kwaryo, tutarifata nk'iryo batubwira. dore noneho rero dusoze kujya mu musozi cya kibazo, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumwe rwose kuba maso, musabira abera bose, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga shize amanga uko mbumbye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwira ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo kandi mbohesherejwe umunyururu, uvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Amena. none se reka nkubaze, ko twe dusengesha ukuri, uri mu itoroka asengesha ukuri kandi kagomba kuba yarafite mwuka wera muri we, amaze kubatizwa yabatijwe mu mwuka wera, ko mukorera n'Imana yaramwuzuye, utamufite wamusengesha ute? ntabwo ari ibintu bijya kure. buriya umuntu yari gusenga uhita umenya uruhande aherereyemo, ukumva ati Mana turagushimiye ko waturinze, tugushimiye ko waduhaye ibiryo, Mana ngiye mu kazi, uze kubana nanjye mu kazi, kandi Mana uze kuduha ibyo turya. agasoza roba atavuga ati Mana ibijya bindesha, ibijya bigira gute. ubwo ntabwo ngo turi gusanga kujya utagira ikiganiro, ubu igihe cyose umuntu ari gusenga ukumva nta bintu by'umwuka asengeye, ubwo uri mu idini aba yarafashe uko idini risenga. ubwo wo kontreri niba abo mu itorero rya Kristo basengesha umwuka iteka, abo mu idini basengesha ikinyoma iteka. none se Pawulo ko ari kubandikira kandi yari aboshywe ko yari muri gereza, ubwo kandi abo yabwiraga akanabwa ati mujye munsabira, ubwo muri bo ninde muntu ari umukene? urumva umuntu wo muri prison ibyo babwiye bakashaka nk'ubutunzi bufite akagero. mwebwe muri hanze bano ubu mbona bagiye kuvuga ubutumwa bwiza babanza kuvuga ibyo batunze, dufite inzu, imodoka, ibiki. none ko Pawulo ko nta kimwe yari afite ari muri gereza. ubwo ni gute ibyo babihaga agaciro bakavuga ati no muntu tugomba no kubyandika tukabigenderaho. igero ukibona ko umukozi w'Imana ari uw'Imana yasubije ngo yahaye inzu n'amamodoka n'ibiki, uri wo mu idini. uri mu itorero we areba umwuka kandi ntabwo amureba, baramenyana kuko umwuka uri connected. abantu n'abana b'Imana bose, ubu si wabona murumuna ukamuyoberwa roba, ko yagenda akajya mu mahanga agashyiraho wenda nk'amadiredi n'ibiki, cyangwa yipfutse umwenda gute, cyangwa yambaye agapfukamunwa, avuze wamuyoberwa, iyo avuze uhita umumenya. Imana ishimwe. rero warumbwiye ngo umuntu icyo ni icyo bashaka gukoresha gusa, kubera ko nicyo Pawulo yavuze ngo ni umutware w'intwaro zose z'Imana, kugira ngo duhe agatekerezo gute tudatizwe n'uburiganya bwa Satani. umuntu yiyumvishemo aravuga ati si ubu ngubu ngewe nyendereye, ubundi ndi mu idini maramenye. nacyo cyose twahereyeho tubaza, niba uri mu idini uri kuneka gumamo, utanga raporo, gumamo byanze bikunze iyo usoje utanga ripoti, kandi nyiri urugendo afite intwaro yaguhaye wazumvisha. yego. ubwo niba ujya mugiye kureba ibinonko biri imbere, ukaba ufite abo uburira, ukaba ufite umunyago muzasohokana gukora, habarangije akazi k'ubutasi yajyanye n'Abayisiraheli bagera mu gihugu cy'i Kanani, tutari no mu basekuru ba Yesu cyangwa se aho Yesu yakomotse. niba ufite bene uwo mumaro nk'uwa Rahabu, guma mu idini ntari umuryango wawe. ariko niba urimo nta kindi kintu umaze ari byo kunyunyuza gusa, rwose sohokamo. iryo jambo twaribonye byavuze ngo umwenda warahera wasohotsemo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo, wigererayo. ese ikintu itegeko rikomariza suko rikubatiza, nakubwiye ngo ntago bakoza mu myuka yabo n'abakoza mu mwuka w'Imana. si amazi yasengera, ushaka amazi rwose menshi cyane. ikibazo nuko tuba n'ahantu tuzashaka ikiburira ni ingunguru tuzajya tubakiramo, tuzakuraho amazi yo kubabatiza, ko nanjye numva ari ibintu bikaze. ariko niyo mpamvu njyewe njya ntinda nkavuga ati reka kubwira, buriya nubwo abantu benshi bakunda kuvuga ngo kubyarwa n'amazi, iriya jambo rivuga ngo ntawe uzi njya bw'Imana atabyawe n'amazi n'amaraso, nako n'amazi na mwuka wera.
yemekereza ko amazi avugwa atari amazi yo kugufata ukakudubika. Nubwo abantu benshi ariko babyemera kandi bakabyizera, kubera ko hari abantu benshi bajya mu ijuru badubiwe muri ayo mazi duhereye kuri cya gisambo. Njyewe nemera ubwiza gushaka kubivugaho ndabikubwira ngiye ko niko nemera kuko Imana ari bizi neza ko muri iyi si hari abantu benshi bari mu isi batabyawe n'amazi, barahari kandi pe. Oya ubundi amazi ni umuntu wabyawe n'umugabo n'umugore, sibyo? Njyewe nanjye niko mbyemera, n'urubyaro rw'umugabo n'umugore babyaye biciye mu kubonana bisanzwe, atari bya bintu byabonye bindi byo gufata intanga z'umuntu wapfuye bakazazitera undi bakazigira gute, simbizi ukuntu babikora. Oya n'ubu ubwenge bw'ubukorano busigaye buriho se urumva busigaye bufite abantu babwo. Bufite n'abantu babo bakozwe no mu buryo bw'amarobo n'ibiki, hanyuma wa muntu akakira Mwuka Wera, kubera ko hari igihe kizagera, hari ubuhe tuzageramo tubashe kubatiza. Yavuze ko ntabwo ndimo ko ngendaga ntabwo mbyemerewe, ntabwo nari nkavuye, ntabwo nari nakavuze n'ibintu biri guteza intambara. Rwose niba wumva uri umugore ukumva abapasitori ukaba wafata inshingano z'ubwepiskopi ukaba utemera ijambo kuko twabonye ko ari nk'uko dufite itubwira ko umwepiskopi agomba kuba ari umugabo wo mu idini. Niba kandi wumva ko wayoborwa n'umugore, ubu bagore aho babayobora abagore bagiye kuzayobora, ukabona umugore ukamubona ko rwose ari umwepiskopikazi w'Imana uwo mu idini. Ariko niba wumva uri ahantu ukaba uri ku mudugudu wenda umwangirikani uri wo muri caci, rwose wahaye umugore ngo abayobore, ariko ukaba wumva muri weho nta kintu cyo kumwumvira, nyine ukumva urabangamiwe, uri wo mu itorero ry'Imana. Yego Janet, hanyuma yego ndi kubona na telefone yanjye igiye kumera nk'imwe yawe. Ndababaye kuba twakoze iki kiganiro cy'uburyo ngo mpanurire amadini n'amatorero, ariko mpanurire nkoze ijambo ry'Imana ahandi hantu ngiye, ariko nabivuga no mu ncamake y'amake, twese ko ni ibintu tuzi, ubishaka azabibona mu intangiriro. Inkuru yarabaye kandi niyo nkuru yababayeho. Umwana w'umusore witwa Yosefu bene se bamugira ishyari, barangije kumugira ishyari bamugurisha muri Egiputa. Bari bakiriye umugisha, bene wabo bagize gute birukanye umugisha. Bamaze kwakira umugisha, umwana ajya gukora kwa muka Potifari. Agiye kwakora aramwifuza, ariko yanga ko baryamana, ajya muri gereza, sibyo? Ageze mu gereza akajya arotora inzozi azifunganye zibasohoramo, umwe aza kugera ibwami. Inzozi itaye mu gihugu biramubwira ko bigira gute, nako mwabanza kurota abura umurotorera inzozi, kugeza ubwo muri bo yibutse ko hari umuntu wabageze kwa Yosefu ati bajye kumuzana. Uko niko n'itorero ryo mu Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, inzozi yo kutamenya ijambo ry'Imana, inzara nako inzozi abantu barose bakamenya ko bazarimbuka, yaje abantu bakagira gute bakarota inzozi zikabura uzisobanura, kugeza ubwo ubutumwa bwiza bwaje kugera mu gihugu, sibyo? Hanyuma Yosefu umwami araza amubwira ibyo yarose, arabisobanura ati nta muntu umwe ngo umwuka w'Imana nkawe, amuha inshingano yambura impeta, kuko buriya mu kwiyambura impeta ari nka kashi, akamwambika n'imyenda. Yaravuze ngo umwami yiyambuye icyubahiro, nta wundi muntu ugiye gutegeka igihugu cya Egiputa uretse Yosefu. Uko niko byagenze, amadini araza. Rwose ntabwo ko amadini kuva mu itangiriro ntabwo yiza akorera Imana, ahubwo ba Yosefu binjiyemo batyo, baraje bakuzura Mwuka Wera bagahanura ibintu bigacika. Ko mu bamisiyoneri nabwo ubwabo harimo abantu bari mu itorero, ariko bakabona bari mu iki no mu idini. Nubwo bari mu itorero nta ijambo rinini bari bafite, abari bari mu idini bakonaga n'abami n'abaki mu bintu byo gukoloniza, nibo babarushije ijambo, ariko bitavuze ko bari mu itorero batabye abana b'Imana, barababyaye. Ubutumwa bwiza ko harimo abarawuje aje kwivugira ubutumwa bwiza gusa, adakurikiye adakurikije ibyo gusahura no kugira gute. Ba bantu b'Abanyarwanda binjiye mu itorero bagiye kuba pasitoro, ariko harimo ba Yosefu, harimo n'Abanyegiputa. N'ubundi idini riba rivanze, ibintu biba bivanze n'urukungu n'amasaka. Arayoboye Yosefu, abiwo baje guterwa n'inzara, kuko ubutumwa bwiza bwagiye dushyugumwa no kujya kubwakira. Ukira hari ukuntu umuntu ajya agakizwa, yajya Imana ikamubwira ati uzajya gusengera muri ADEPR, yarutima ko uzajya gusengera wenda muri Anglikani, bitewe n'uko Imana aho yabahamagaye. Abantu benshi, hari abantu bagiye bajya mu nsengero babirose cyangwa se hari ijwi ryababwiye, nk'uko twagiye gushaka ibyo kurya, nk'uko twari dufite inzara y'ijambo ry'Imana. Bagezemo bamaze kuba n'Abanyegiputa, ariko ngo Yosefu ngo abashakiraga ahantu heza h'i Gosheni, abatuza ukwabo, abatuza ahantu hera cyane, baragenda barahatura kuko bari bafite inka, kandi imikumbi yabo ntabwo ari kubona ibyirya mu gihugu, baba bafite ahantu hari ubwatsi, ahantu heza. Niko twageze mu itorero, bene wacu duhuje
umwami wacu wa Yesu Kristo, batubona n'impano, batubona udupima umwuka w'Imana, bakatugira abavugabutumwa, bakatugira abaririmbyi, ndetse bakatujyana ahantu heza bitewe n'iki n'imikumbi yacu bitewe n'uko ari ikiri muri twe. Abo barakura, bene bo barabafasha, bagira gashorishori nk'uko isi abisirayeli byagenze. Ariko igihe cyaje kugira Yozefu arapfa, ngo haza umwami utarigeze kumenya ibya Yozefu n'ineza yagiriye igihugu nuko yabarinze gupfa, ntiyamenye iby'Abayisiraheli. Ahubwo baravuga bati aba bantu ko batangiye kuba benshi, reka tubice cyangwa se tubakoresha uburetwa, kuko bazaza bakagira gute, bakadutwaza igitugu. Ni uko byageze muri ADEPR, muri Amerika n'andi madini, babona abanyamwuka batangiye kuba benshi cyangwa se abana b'Imana, itorero ry'Imana riri gukora, bavuga ati ariko se abantu, ariko byibuke